inzara irabarya baca amahundo mabisi nta nubwo yaratetse impengeri n'amasaka batogoshe nyine amwe yumye baca amahundo mabisi wowe uravuza induru nkande umusirikare adaheruka mu bana be umusirikare adaheruka muri famiye umusirikare ahembwa makeya umusirikare mukaga no mu makuba ariko ati songa mbere si muri gutakira nayo yabuze uwitakira iyi si muri kuririra naho yo ntago ifite uwiririra abantu mwirukira nabo babuze iyo bajya ubutabazi dukeneye tubutegereje ku Mana kuko Imana twongeye kubasuhuza mwese abakurikiranye mama Charlene official amahoro y'Imana nabe muri mwebwe Imana y'amahoro ikomeze kubishimira turabashuhuje mwebwe mudukurikiranira mu gihugu cy'u Rwanda mu ntara zitandukanye Imana y'amahoro ibishimire turasuhuza kandi ibihugu by'ababanyi ibihugu by'abaturanyi bacu b'u Rwanda namwe turabashuhuje mu izina rya Yesu aho mudukurikiranira hose turasuhuza abo mu bihugu bitandukanye bya Afrika turasuhuza muri Amerika ya ruguru Amerika y'epfo turasuhuza nabo muri Europe turabashuhuje mwese muri Australia turabashuhuje n'ahandi ni muri cya cyigisho cyitwa umusirikare wa Kristo tugeze kuri episode ya 11 turabashuhuje rero cyane turasuhuza abasirikare ba Kristo turasuhuza n'abasirikare basanzwe Imana y'amahoro ikomeze kubishimira mwese by'umwihariko turimo turasuhuza abantu mwese mukurikirana mama Charlene official namwe mukomeje gukora comment aho hepfo murubaka muri abantu b'agaciro mutugira inama mukadushyigikira mu buryo bwishi butandukanye turabazirikana kandi n'Imana yo mu ijuru abazirikana rero dukomeje kwigisha icyigisho cyitwa umusirikare wa Kristo tugeze kuri episode ya 11 reka tubanze turebe ijambo ry'Imana babwiraga rero reka tubanze turebe ijambo ry'Imana abakorino rwandiko rw'abakorino rwa kabiri rw'abakorino mu bice byaho 4 umurongo wa 16 turebe ijambo ry'Imana nicyo gituma tudacogora kandi nubwo umuntu wacu w'inyuma asaza umuntu wacu w'imbere ahora ahinduka mushya uko bukeye nuko bwije kuko kubabazwa kwacu kw'igihwayihwayi kw'akanya ka none kwiyongeranya kuturemera ubwiza bw'iteka ryose bukomeye natwe ntitureba kubiboneka ahubwo tureba kubitaboneka kuko ibiboneka ari by'igihe gito naho ibitaboneka bikaba iby'iteka ryose amen ariko hano kuri 16 ngo nicyo gituma tudacogora kandi nubwo umuntu wacu w'inyuma asaza umuntu wacu w'imbere ahora ahinduka mushya uko bukeye amen Imana nihabwa icyubahiro ngo nicyo gituma tudacogora ubundi ni ijambo ngendereye ngo kuko umubabaro dufite ari uw'igihwayihwayi kubera yuko hari ubundi bwiza tuzambikwa Imana nihabwa icyubahiro ndashaka nigishe ku kintu bita morale y'abasirikare mu bintu bindi biranga abasirikare harimo no kugira morale twagiye tuganira ku bintu byinshi cyane kandi bitandukanye ariko aka kanya ndashaka tuganire kuri morale abasirikare bagira turebe n'ukuntu abasirikare ba Kristo natwe dukwiye gutungwa na morale mu buzima bwacu bwa buri munsi haleluya uyu munsi navuze ku mwambaro w'abasirikare navuze ku bintu byinshi ku musirikare mvuga ku gukunda igihugu mvuga mu bintu byinshi cyane bitandukanye ariko aka kanya ndashaka kubabwira ngo mu bintu bya mbere ku musirikare agomba kugira harimo kugira morale ni ijambo abanyarwanda bashobora kumva ni ijambo abantu benshi bashobora kumva kuko ni ijambo risobanutse kugira morale kugira ibyishimo kugira courage kandi iyi morale nshaka kukubwira ntago bagira morale kuko amasasu atabari ku mutwe ntago morale yabo bayigira ari uko bavuye ku rugamba no ku rugamba baba bafite morale
ntago bagira morale kuko babahaye ibibari ngo batahe mu ngo zabo basange imiryango. Ntago bagira morale ari uko bagiye guhembwa, ntago bagira morale ari uko ari mu mahoro, ahubwo ubuzima bwabo aho bava bakagera niyo bari ku rugamba baba bari muri morale. Bagira indirimbo za morale, bagira amagambo ya morale, bagira imbyino za morale, bakagira no guhumurizanya, bagahora muri songa mbere. Bagira imbyino za morale, bagira amagambo ya morale, bagira indirimbo za morale, ubundi hagati yabo bihorera muri songa mbere, nta songa nyuma iba mu basirikare. Mureke mbabwire, ndashaka nigishe ku kintu bita morale. Kugira morale, umusirikare arangwa na morale, kandi urebye n'indirimbo zabo bari muri mucaka ni morale gusa iba yibereyemo. Kugira ngo wumve uburemere, umusirikare udafite morale akaba yabigaragaza imbere y'umuyobozi we, ikintu cya mbere bamukorera ni ukumukura mu bandi kugira ngo atabaca intege. Ndashaka mbwire Abakristo, iki cyigisho nigishije gihise gihura n'ibintu maze iminsi ndi kubona induru y'abarokore, ndi kubona induru y'abakijijwe, bantu muzi kuvuza induru. Nagira ngo mbabwire ngo umusirikare wa Kristo ntabwo ajya avuza induru. Niyo ushatse kuvuza induru, Imana igutera umugongo. Iyi Mana ni Imana y'amahoro, niyo yeje imbere uza wiyoroheje. Birababaje, biratangaje kubona umukirisitu umaze imyaka n'imyaniko mu itorero atazi ahantu bajya kubariza ibibazo, atazi ahantu haba ubutabazi. Maze iminsi numva induru y'abakirisitu hirya no hino barimo baravuza induru, ni mu ntabare, ni mudufashe twapfuye turarangiye, abana banjye inzara irabishe, ni mu ndengere rwose umugabo yarantaye, ni mu ntabare mungirire neza. Reka mbabwire, nta musirikare wa Kristo uvuza induru. Kandi reka mbabwire, nimba hari abantu bababaza Imana bikayigera ku mutima, ni abantu batunzwe no kuvuza induru. Imana ikunda abantu bazenguruka bucece, Imana ikunda abantu batuje, Imana ikunda abantu batagaragaza umubabaro mu ntambara zabo, Imana ntikunda abantu birwanirira, Imana ntikunda abantu baca abandi intege, Imana ntikunda induru y'abakirisitu. Imana yangura urusaku. Mu buzima bwawe wicara uvuza induru, ujye umenya ko hagati yawe n'Imana hari igikuta, kuko umuntu uvuza induru aba adafite Imana, umuntu uvuza induru aba adafite umurengezi, umuntu uvuza induru aba adafite uwamutabara. Ariko twebwe kuko dufite Imana, kamanda wacu umugaba w'ingabo z'ahera, niwe tujya mu cyumba tukamutakira, tukamubwira ngo abana bacu babuze minerivare, tukamubwira ngo ay'inzu ntago araboneka, tukamubwira ngo dore ibibazo byo mu miryango uko bimeze, tukamubwira ngo dore mfite urubanza ngwino mburanire, tukarega Satani ibyo dukorera. Ariko kujya kuvuza induru ku karubanda ni ikimenyetso cy'ubusivire. Reka nkubwire, umusirikare uca abandi intege akurwa muri bagenzi be kugira ngo atabaca intege. Umurokore uvuza induru ntago uri umukirisitu, kandi nta n'ahantu ushobora guhurira n'uriya mwami uri umuntu uvuza induru, kuko Imana ni Imana y'amahoro, ni Imana y'umutuzo. Yigeze ibwira Abisiraheli irababwira ngo nibazenguruke Yeriko, ariko ngo bazenguruke bucece, bazenguruke bucece. Kandi koko bazengurutse bucece, ngo Yeriko irahirima. Cyari igikuta cyubakitse, cyubatswe n'amaboko y'abantu, gikomeye, ariko kuzunguruka bucece nk'uko bari bategetswe, Yeriko irahirima. Umukirisitu uvuza induru aba ari umusivire, nta musirikare ujya uvuza induru. Induru rero, kubona umukirisitu avuza induru afite Imana, aba akwiye kuva ku rutonde rw'abasenga, kuko umuntu uvuza induru ni uwabuze uko agira. Kandi twebwe Abakristo ntabwo twigeze tubura uko tugira, cyane ko dufite Imana yacu dutabara ku manywa na nijoro. Ntabwo abantu batizera bavuza induru, namwe Bakristo ngo muvuze induru. Ntabwo abantu batizera bavuga ngo byacitse, namwe Abakristo mukicara ngo byacitse. Ntabwo abantu batizera bataka, nawe witwa ko ufite Imana ugataka.
ntacyo kugira Imana byaba bikumariye. Ndashaka kukubwira ngo umusirikare wa Kristo agomba guhorana morale. Ukagira morale waburaye, ukagira morale wabuzaye inzu, ukagira morale mu ntambara ku rugamba, ukagira morale mu byiza no mu bibi, ibihe byawe byose bikabamo morale. Umusirikare agira morale atibuka ko adaherukiwe mu rugo, akagira morale kandi urusasu ruri kumuca ahangaha ku mutwe, akagira morale kandi bagenzi be bari gupfa intumbi ziri imbere, ariko ubundi mwabaye muti nta soni. Uzi ko Imana yapfushije umuntu koko arifataga ajya kuyitangaza makuru ngo ndahuruza isi yose ngo muntabare, ngo afite umwana wanjye ngo ni mayibobo, ngo ariba, ngo inzara yarabishe, ngo kuko umugabo yantaye. Mbega ibintu by'umubabaro, mbega ibintu by'agahinda. Yemwe barokore mwe, ese murirwa mutakira isi ngo izabamarira iki? Ku isi nayo iri gutaka yabuze aho ikwirwa. Uwaremye isi n'ijuru ko ari we dukwiye gutakira. Muri abasivire nimutakira Imana ibagira abasirikare. Hari ahantu abakirisitu batakira, hari ahantu ese ugira ngo umusirikare bimuca intege ntaba bibona, ntaba ari gusimbuka intumbi za bene wabo, ntaba ari kubona bacitse amaguru, ntaba ari kubona bacitse amaboko, ntaba ari kubona abo bakuyemo amaso, ntaba ari kubona bamara yaturumbutsemo, ariko agakomeza akagira morale. Uko biri kose n'isonga mbere tugomba kubohoza kandi tugatsinda. Birababaje, biteye agahinda. Uraburara rimwe induru ukayiha umunwa, wahura n'ikibazo induru ukayiha umunwa nk'umuntu udasenga. Mu bintu rero abasirikare bibitseho na morale irimo. Hanyuma abakirisitu mbifurije kugira morale. Nimba hari umusirikare mubi uvanwa mu bandi basirikare, ni umusirikare uca abandi intege ku rugamba. Mukirisitu uvuza induru ni mubi. Burya n'Imana yibone ifite abakirisitu bavuza induru yavuga iti ntacyo mfite. Nta musirikare uvuza induru ngo agume muri bagenzi be. Ndinginga abakirisitu ngo mwige kurwana bucece kandi mwige gutakira Imana yanyu, mwige kugira morale. Morale idashingiye ku mafaranga ufite kuri konte, morale idashingiye kuri stoke ufite y'ibyo kurya, morale idashingiye ku bakuvugiriza impundu, morale idafite ikintu ishingiyeho. Morale ibyishimo, umunezero bikestara muri wowe, mu maraso no mu misokoro, ku buryo umuntu wese ukureba akubonamo morale. Naho waba wapfushije, naho waba wagize akaga, naho waba ubuzima bwose waba urimo, utegetswe kugira morale. Kubera yuko hari ijambo tumaze gusoma ngo umubabaro wacu ni uw'igihwayihwayi, kuko inaha turi kuhava kandi turi kujya ahantu batababara. Hanyuma ndashaka kubwira abasirikare ba Kristo ngo mukwiye kurangwa na morale. Burya pe umusirikare avugije induru ntago yamara kabiri, nta n'icyo yaba amaze. Akajya abwira bagenzi bati niko sha turapfuye turashize rwose hariya ntago turi buhagere, ntago turi bubohoze. Afanda akakumva uri guca abandi intege, nuko kwambika ipingu bakareba aho baba bakubitse. Kandi burya no gupfa ushatse wanapfa, kuko ntacyo uba umaze kugenda uca intege. Ahubwo uba ugomba kubwira ati mwihangane, nubwo turi gupfa ariko tuzatsinda, nubwo bikomeye ariko tuzatsinda, nubwo amasasu ari ku mutwe tuzatsinda, nubwo za burende ziri kuduca hejuru tuzatsinda. Umusirikare akizera morale, akizera intsinzi. Umusirikare arinda apfa agapfira no ku rugamba ariko yumva azatsinda. Ubwo nibwo buzima bw'umukristo. Ntago tugomba kwizera gutsindwa, ntago tugomba kugira ikiduca intege ngo abakozi b'Imana ngo byagenze gutya, ngo ibintu byo muri gospel ukabona shitani yazanye iterabwoba rye. Satani ntadutera ubwoba. Yesu yatsinze urugamba yicara iburyo bwa se, kandi Satani ntago avutse ejo, amaze imyaka myinshi ku isi, ibikorwa bye birarambye, ariko nigeze abuza abajya mu ijuru kujyayo. Mureke mbabwire, ntago imishinga y'Uwiteka izahagarara ngo kubera ibikorwa bye n'iterabwoba rye. Nje kukubwira ngo ukwiye kubaho mu buzima bwitwa songa mbere. Abazimu ntibaguca intege, abadayimoni ntibaguca intege. Nta muntu n'umwe ugomba kukuzimya muri iyi nzira ijya mu ijuru. Ugomba guhorana morale kandi ukagira morale, ukaba mu buzima bwa morale, ku buryo n'Imana nikureba ivuga iti mu isi mpafite umuntu. Uyu munsi ndashaka ko tukomeza kuganira ku kintu bita morale. Hano muri uru rwandiko Pawulo
yandikiye abakorino mu rwandiko rwa kabiri mu bice byaho 5 umurongo mu bice 4 umurongo wa 16 niho twasomye amagambo avuga ngo nicyo gituma tudacogora. Haleluya. Nicyo gituma tudacogora nubwo umuntu wacu w'inyuma arushaho kubabara akababazwa n'inzara, akababazwa n'ubukene, akababazwa n'ubushomeri, akababazwa no kutabyara, akababazwa n'urugamba, akababazwa n'amagambo y'urucantege, akababazwa na Satani, akababazwa n'abadayimoni, akababazwa n'ubu buzima. Ariko ngo nicyo gituma tudakwiye gucogora. Haleluya. Ngo kuko kubabara kwacu nuko igihwayihwayi ntago twakugereranya n'ubwiza tuzabona. Imana ishimwe. Pawulo abwira abakorino ngo nicyo gituma tudakwiye gucogora. Mana nishimwe. Kamabwire umukirisi tuvuza induru mpita ngukura mu shaka kuvuga iti waraguye cyangwa ntukijijwe neza, ariko mu kintu cya mbere kigaragaza ko wahuye na Kristo, ikintu cya mbere nuko ugomba kugira umutima wo gutuza, ukagira umutima wo kwihangana, ukagira morale. Kubera ko Imana nigutabara siguzaseka, kuko imbaraga Imana iduha ntago ziva mu birayi no mu mafaranga dutunze. Imana iyo umaze kwakira Kristo nk'umwami n'umukiza, impano ya mbere aguha nka kado nziza iruta izindi ni ikintu bita amahoro no gutuza. Kubona rero abantu bose bahagurutse bari kuvuza induru, ukabonamo n'abakirisitu, biteye ishozi. Reka nguhe urugero. Wowe uramutse uri umubyeyi ukabona umwana wawe arifashe, reka mbyemere ko wabuze ibyo umuha mu rugo, akirukanka akajya guhuruza isi, akavuga tubu mama ntangaburira inzara iratwishe, ibintu nk'ibyo byose. Uwo mwana ntago wagenda n'ipfunwe kubwo mwana wabyaye. Hanyuma surashaka kumbwira ngo Imana iyibona mucogoye mukavuza induru, mubavuza induru namwe mukabamo, ugira ngo Imana iricara iri mu ijuru ikavuga ngo mfite abantu? Ugira ngo Imana yakicara ikavuga ngo mfite abantu? Kuvuza induru, gutaka, mureke mbabwire, iyi si muri gutakira nayo yabuze uwitakira. Iyi si muri kuririra naho yo ntago ifite uwiririra. Abantu mwirukira nabo babuze iyo bajya. Ubutabazi dukeneye tubutegereje ku Mana, kuko Imana yonyine niyo itajya igisubizo cy'ikibazo icyo ari cyo cyose. Nubona ibyawe Imana itarabikora, ujye wicara uyirindire. Kwitonda ukarindira byemeza umutware. Kandi kuvuza induru no gutaka nta na kimwe ushobora kwiyungura. Nje kubwira abakirisitu turi mu bihe bikomeye, kandi ibihe turimo ntago turusha intumwa, ntago turusha batubanjirije. Abigishwa baryaga amahundo y'amasaka, witonde. Umva, baryaga amasaka bari kumwe na Kibamba kizigenza Christopher and Jesus, ariko ngo inzara irabarya baca amahundo mabisi. Nta nubwo yaratetse impengeri n'amasaka batogoshe nyine amwe yumye, baca amahundo mabisi. Wowe uravuza induru nkande ngo byagukomeranye, ntabwo ari wowe byakomeranye wenyine, ngo byacitse ntiri iwawe gusa. Kandi mva mbabwire, ntabwo muturusha ibibazo ahubwo muturusha gutaka. Buriya tubabwiye ibibazo twicayemo, tukababwira intambara turi kurwana, mwese mwagira gutya mukavuga muti na ntuzaracecetse. Wakubwira ibyo twicariyeho, wakubwira ibyo twicaranye, wakubwira intambara turimo, wakubwira ibibazo turimo. Ariko mureke mbabwire, ikintu cya mbere umusirikare wa Kristo agomba gukomera, kandi mu buzima bwose akajya avuga ngo songa mbere tuzatsinda. Hari abantu benshi bajya avuga ngo mama Charlene ngo numwiyemezi. Kwizera no kwiyemera bijya gusa, mujye mumbabarira. Mumvugirize induru nanjye nyivugirize. Barabashutse, munyange nanjye niyange, muntuke nanjye nituke. Ngomba kurya imbuto zanjye n'imburu zinyerera, nimutampa amahoro nzatungwa n'ayanjye. Umva, reka nkubwire wowe unkurikiranye, ntago Imana ishaka kuvuza induru. Uzi kumanikira amaboko haduye ukagira utyo ukayamanika ukamupfukamira, biragatsindwa n'Uwiteka.
ndashaka kubwira abakirisitu ngo ni mwige gutuza, mwige gusenga, mwige gutakira Imana. Giye maze iminsi mbona ibintu mu bakirisitu nkumva agahinda karanyije. Umuntu w'umukirisitu arakubita umwana mu mugongo akajya kubwira abantu ngo umugore yarantaye agaheka umwana. Umuntu wabanye n'Imana niko Imana itakwibukiye mu ikorasi ntiyakwibukira muri gitari koko. Kuri gitari wayicurangiye. Ese ubu tuvuge ko Imana ya Isiraheli nta butabazi kigira, tuvuge ko Imana itakirengera. Ni mumbabarire mumfashe twige kuri iki kintu nk'abakirisitu. Imana ntigikora, Imana ntigitabara, Imana yahinnye amaboko, Imana yabaye nyirakiguno, Imana yabaye igisuma, Imana yabaye igisambo. Ntikirengera intore zayo ziyitakira ku manywa na nijoro ku buryo mwirwa mujya kuvuza induru. Umugabo yarantaye, umugore yarantaye, riri yewe we uraregera nde? Ubu uregera ngo umugabo yaragutaye, burya we hashize igihe kinini kiruta icyawe yaramutaye. Ubu uregera ngo byagucanze we byamucanze mbere yuko bigucanga. Reka nkubwire iki gihe tugezeho, iyi ni iminsi ibaga iyi ni iminsi iri kubaga nta kinya. Umuntu wikomeje kuwiteka niwe Uwiteka atera ikinya, iminsi ikagikubaga utumva. Witakira isi ngo uragowe, wari wagorwa se? Isi irimo irabwagura ubugome, irabwagura abagome, irabwagura uburozi, irabwagura ubugizi bwa nabi. Ibihe bibi turimo ntago birashira, hari n'ibindi bikurindiriye, ahubwo urataka nta n'icyo urabona kuko nibyo wabonye byari bitaraza. Ndashaka kubwira abakirisitu, mu ntambara zanyu se uraza kuvuga abantu, uraza kwitabaza abantu, uraza kwicira inzira, murirwanirira, muravuza induru, muratakira nde? Birababaje kubona abakirisitu n'induru yanyu. Kandi y'induru muri kuvuza, muri inkunguzi, muri gukungurira abapagani, murataka nk'abatagira Imana. Wagira ngo kuba wabaho Imana ntirakurengera, wagira ngo amajoro yose ni wowe wayakesheje, wagira ngo amatoni umaze kurya kuva wagera ku isi yose na yawe. Imana yaradutunze mu myaka myinshi, twari twuzuye amashimwe. Birababaje induru y'abakirisitu ndikumva, birababaje bakirisitu. Umusirikare arangwa na morale, arangwa na songa mbere. Umusirikare kuri mucaka ati tuzatsinda, umusirikare ati ibendera ry'igihugu rizazamuka, umusirikare yariye imvungure, umusirikare adaheruka mu bana be, umusirikare adaheruka muri famiye, umusirikare ahembwa makeya, umusirikare mu kaga no mu makuba. Ariko ati songa mbere, iteka ku manywa na nijoro kabona n'abantu bagira morali, bakagira imbyino za morale. Reka mbabwire yemwe basirikare ba Kristo, nimwibuka abo muri bo. Koko guma mu rugo iraba n'abarokore mukavuza induru. Ese baroko mwibagiwe training Imana yatunyujijeho? Guma mu rugo itarabaho, tutaranayitekereza, itaraza. Muribuka ishura mwabaye mu rugo mudakora? Ntago mwebwe mubizi? Umara kubona diplome wicaye imyaka ingahe utarenga umuharuro, utarabona igishoro wabagahe? Wari uri muri guma mu rugo? Imana itakwibuka ngo ujye gucuruza, ntiwabaga mu rugo? Koko ubundi amashuri Imana yabanyujijeho yabamariye iki? Training Imana yabacishijeho yabamariye iki? Ntago guma mu rugo yari ikwiye kuza ngo tuvuze induru nkaho idutunguye twebwe abakirisitu twabaye mu rugo imyaka n'imyaniko tutazi ko tuzanahava. Muravuze induru. Ese cyagiye ko wigaga gutuza, cyagiye ko warwanaga bucece byagenze gute? Ese Imana mwarayihambye, Imana mwarayishyinguye, maze rero iyo mujya kubica bigacika mwiringira amaboko y'abantu, byanakomera mukitakana abantu. Ariko nagira ngo mbabwire ngo iyi si ibyago byayo tuzabisangira. Nta muntu ufite ubushobozi n'ububasha bwo guhagarika iminsi y'imperuka, n'ibitaraza muzabibona. Ikintera umubabaro n'ukuntu mubona isi yabwaguye, mukajya kuvuma abantu no kubatuka mubwira ngo nibo bahindura ibihe. Hari n'ibindi bihe bibi bizaza biruta ibyo muri kubona. Kandi nta mwana w'umuntu ukingurira ibyago, nta mwana w'umuntu ukingurira ibigeragezo. Reka mbabwire, gutaka ntago bidukwiriye. Koko ujya wicara ahantu babone ngo uri umurokore, ariko nuba wicaye nawe ushyira induru ku munwa,
abasirikare bagizwe na morale, abasirikare ba Kristo, abakristo tugomba gutungwa na morale, n'abadasenga bagatungwa na morale yacu. Tukwiye kugira morale tugahumuriza abatajya mu rusengero, tukwiye kugira morale abasirikare ba Kristo kugira ngo n'abadakijijwe nibagera kuri twe badukomerereho, nibagera kuri twebwe babagira ihumure riduturutseho, nibagera kuri twebwe batubabera ikigero ikigereranyo n'icyitegererezo cyo kwishima. Ariko mbwiza ukuri, wicaranye na mugenzi wawe ashyize urushyi ku munwa ati simeruka gucuruza, tibyo turapfuye turashize, mwari mwapfa se? Reka mbabwire, iyi si iri kubwagura, irabwagura ubugome n'abagome. Umurozi arapfa hakavuka undi, kandi nta muntu n'umwe ushobora gutegeka iyi si ngo izemwe amahoro. Kandi ni iminsi y'imperuka, yaravuzwe, umva, yaravuzwe. Nimushaka mwicare mwige gusenga, mwige guhamagara Imana, mwige kubana n'Imana neza. Baroko, induru yanyu iteye ishoze mu maso y'Imana, induru y'abarokore. Mureke mbabwire, muri inkunguzi, muri kudukungurira, muri gukungurira abapagani. Ibi byose bigenda biba bituruka ku nduru yanyu. Ubundi y'ibintu bibi bije, tuba tugomba kwicara tugasenga, tugahamagara Imana bucece mu cyumba, hahandi dutera ivi tukayihamagara nayo ikaza. Haleluya! Kandi intambara y'Imana yacu nta mbundi ijya yumvikana, muzabaze, irwana bucece nayo igiye kuza. Niyo ishaka yuko natwe turindire ko turwanirira, ibishaka ko tuyihamagara bucece. Kandi nagira ngo mbamenyeshe ko Imana idaterwa ubwoba. Zajya mwigira abadanje mwiha kuyikanga, izajya kwihorera, ntumenye ko inahari. Izajya kwihorera, iri mu ijuru, ijya gucaho, itabara abandi, ikunyureho, irengera abandi, uburara abandi bariye kubera induru yawe. Ndashaka ko dusenga. Urusaku rugeze he? Urusaku rwawe urugeze he? Ese uzi ko iyo ushakuje abadayimoni bishima? Uzi ko iyo uri kuvuza induru Satani aba yenjeje igitego? Abasirikare bagira morale, umunezero w'abasirikare. Reka nkubwire, umunezero ni ikintu ushobora kwisegura ugasinzira mu gihe cyo kudasinzira. Saba Imana iguhe morale, saba Imana iguhe amahoro, saba Imana iguhe umutuzo, saba Imana iguhe umutekano, saba Imana iguhe gutuza. Bibwira Imana, bwira Imana uti mbabarira kutaka, mbabarira kuvuza induru. Mwirirwa mwitakana abantu, nta muntu ujya ukontorora iby'iminsi n'ibihe. Hari ibihe bigomba kubaho byanze bikunze. Mureke dusenge, bwira Imana uti nabaye ikigwari, ku rugamba namanitse amaboko, kugwa kwawe byagushije benshi, kutagira morale kwawe bica abantu intege. Kandi buryo ugize morale, Imana yakubyaza umusaruro. Hari ihumure Imana igomba kukunyuzamo, nabo muziranye bakagira ihumure. Ntabwo ishaka kuca intege bagenzi bawe basirikare ku rugamba. Ntabwo Imana ishaka abavuza nduru, ntabwo Imana ishaka abatizera, ntabwo Imana ishaka abantu birwanirira, ntabwo Imana ishaka abataka nk'abatagira Imana. Hawe se koko ngaho ngo mwasengeye za kizabonwa, ngaho ngo mwagesa amatare, ngo mubitsa amasezerano, ariko narumiwe koko. Niko koko ngo mwagiye mu rupfu, ngo mwatereye kanyarira, ngo mwasenze ngo ayirindwi, ngo mwasenze ay'iminsi 40, sengero zitaraza mwahoraga mu materaniro ngo murasenga iminsi 40. Amasezerano yanditse mu majenda yanyu abamariye iki? Ese amazi mwasengeyemo yo yabamariye iki? Mbwiza ukuri. Ubundi amasengesho wasenze yakumariye iki iyo havana na morale nibura? Ese uzabura ibirayi ubure na morale, uzabura amafaranga ubure morale, akosha haduya zaba akurangije neza koko? Ubwo uzasara cyangwa wiyahure? Mana ni gutabare, Mana ni barengere baroko. Koko izina ryo kwitwa bavuza nduru Imana iridukureho. None se ko winjiraga mu rusengero abandi bajya mu kabari, kwinjira mu rusengero byakumariye iki? Ko basinze bataka nawe ugataka? Ese mama,
Kuba uri umukirisitu bikumariye iki? Abantu badakijijwe b'abagore bagenzi bawe ko bavuza induru nawe ukavuza induru. Kuba umukirisitu n'ibyumba by'amasengesho mwirirwagamo musenga n'amasezerano ngo Imana yambwiye, uziko Imana yambwiye, ese ibyo Imana yababwiye mwabitaye aho yabibabwiriye? Wari uzi ko akabando k'iminsi tugenda twicumba ari amasezerano y'icyo Uwiteka yavuganye natwe? Kandi nimureke mbabwire, iminsi naho yakomera gute, naho isi yazingwa nk'umwambaro, isezerano ry'icyo Imana yavuze izagisohoza, kuko byavuzwe n'Imana idapfa, bivugwa n'Imana itamanika amaboko. Mureke mbabwire, nimwe muzivumbura mukagwa mukavaho mwavuganiye nayo, ariko ndi umuhamya wo guhamya ibyo Imana iravuga kandi igasohoza. Ntago Imana yigeze iva mu murongo, Imana ntibeshya, nta nubwo igihemuka, ntago ari umwana w'umuntu. Yababwiye mukizeye, ije kubatabara isanga mwabivuyemo. Imana yavuganye namwe mukiyiyoboza inzira, ije kubatabara isanga muri kuvuza induru kw'isi, muvugiriza induru ab'isi. Nawe izakureka ubundi kwihorere, izakwihorera. Isi wategeye ibiganza ntiteze kugutabara, kuko ubutabazi bw'isi n'abadasenga barararama. Tugeze aho buri wese ararama. Nimba uzi ubwenge garukira aho ugeze, nimba uzi ubwenge garuka ku Mana. Iracyakora kandi ifite ububasha n'ubushobozi, ifite gutabara no gukiza. Haleluya. Mureke dusenge, byiringiro nibigaruke muri wowe, kwizera nibikugarukemo. Mana nziza, Mana nzima, Mana ifite ubutwari n'ubushobozi, Mana y'imbaraga, byiringiro by'abakunzi, ibyiringiro byacu, inkoramutima dukunda, Kristo Munyenazareti, ntare mu muryango wa Yuda, gishyitsi cyo kwa Dawidi. Ndasengera abantu badukurikiranye barimo gukurikirana icyigisho cy'umusirikare. Niwe uri kuvugana nabo ubabwira yuko ushaka kuba abasirikare bawe, kuko uri kamanda, uri umugaba w'ingabo z'ahera, uri Imana ituyoboye neza. Haleluya. Twemeye ubuhake bwawe, urifura. Haleluya. Kuva twakumenya ntago wigeze uduhemukira, uri intwari ku rugamba. Maso yacu yarakubonye, ubugari bwawe turabuzi, uburebure bwawe twarabubonye. Ntiwadutaye mu ntambara, warwananye natwe bikomeye. Urindiho aho rukomeye uraseruka, ntago tujya dukorwa n'isoni, nta nubwo tumwara kubera wowe. Tuguhaye ikaze na karibu kugira ngo ukomeze ufashe abantu bose bakurikiranye ubu butumwa, bubageraho kandi bububake. Cyubahiro n'ikibi cyawe ni mu izina rya Yesu. Amen.